Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Reka tuganire ku makuru wazindutse avugwa n'inkuru yitwa cyane kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gufata icyemezo gikomeye cyane, hanyuma twaza kugaruka kandi kujyana n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Hari n'andi matangazo menshi atandukanye ibiro bya White House cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerere duhere ku nshamake y'amakuru ingenzi agezweho, tubone kugaruka kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Reka duce mu gihugu cy'Uburusiya na Ukraine, mbabwire ko byaherekanyije imfungwa zigera ku 175 z'intambara. Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko benyuze mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hererekanyije imfungwa z'intambara 145 na Ukraine. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje ko guhererekanya rero imfungwa z'intambara byakozwe ku itariki ya 11 Mata 2026. Reuters n'amakuru by'Abongereza yanditse ko Uburusiya bwahaye Ukraine abasivili 7 bavuye mu ntara ya Kursk. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare batashye bari ku rugamba mu bice bitandukanye haba mu majyepfo n'iburasirazuba, ndetse abenshi muri bo bafashwe kuva muri 2022. Ku cyumweru tariki ya 12 Mata mu Burusiya na Ukraine baziziza Pasika y'Abarothodoxe. Impande zombi kandi zemeranyijwe ku gahenge k'amasaha 32. Uburusiya bwavuze ko agahenge gatangira kuva ku itariki ya kuva ku isaa 10 kakarangira saa 6 z'ijoro ryo ku cyumweru binjira ku itariki ya 13 Mata 2026. Tukiri muri aya makuru kandi mu buryo bw'incamake, reka mbabwire ko Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya yagaragaje ko imiyoborere ya AU cyangwa se African Union ituma itagira gahunda. Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi ushinzwe amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko uyu muryango utagira gahunda kubera inzego z'imiyoborere zawo zikora nabi. Mu nama y'ubufatanye mu by'umutekano yabaye ku itariki ya 10 Mata 2026, Perezida William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya yatangaje ko Afurika ifite amahirwe yo gutera imbere kubera ko ifite umutungo kamere mwinshi, ndetse abaturage benshi bafite imbaraga zo kwigeza aho yifuza, ariko ko ibyo bisaba rero kugira abayobozi bafite ibitekerezo bizima. Yagize ati hakenewe rero abayobozi bafite ibitekerezo bizima, dukeneye abayobozi b'abanyabwenge batekereza uko dukwiye kunoza imikorere. Bagenzi banjye abakuru b'ibihugu bamaye inshingano yo gukora amavugurura muri Union Africaine n'inzego zayo kugira ngo zishobore gukora zifite intego mu gihe turangamiye ahazaza. Perezida William Samoei Ruto yatangaje ko ubu African Union idakorera kandi kuri gahunda kuko idafite ubushobozi bwo kugeza umugabane wa Afurika ku miyoborere mizima, bityo ko ariyo mpamvu ikeneye amavugurura. Ati ndababwira ntashidikanya ko Afurika yunze ubumwe uko iri uyu munsi ntabwo ikorera kuri gahunda, ntabwo ifite ubushobozi bwo kugeza ku miyoborere uyu mugabane ukeneye mu gihe kizaza. Niyo mpamvu rero hakenewe amavugurura muri Union Africaine. Perezida William Samoei Ruto yagaragaje ko mu bigomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo AU igere ku cyerekezo ari gukoresha isoko rusange rihuza ibihugu bya Afurika. Amavugurura muri Union Africaine yatangiye muri 2016, Perezida Paul Kagame ahabwa inshingano yo kuyayobora. Ubwo yashyikirizaga Ruto ububasha muri Gashyantare 2024, yagaragaje ko ibyinshi byagezweho birimo kubyutsa ikigega gitera inkunga ibikorwa by'amahoro. Icyo gihe Perezida Kagame kandi yagize ati nibura miliyoni 400 z'amadolari zarakusanyijwe nk'umusaruro wabyo. Akanama k'umutekano Karoni kandi garutse gutangaza ko kazatera inkunga 1/3 cy'ibikorwa by'amahoro ku nshuro ya mbere. Perezida Paul Kagame yavuze ko amavugurura ya AU adakwiye kandi kurangirira aho, ahubwo ko hakenewe kwita ku bintu by'ingenzi abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bemeranyizaho. Hanyuma rero mbere gato ko tujya kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akaba n'umukuru wa diplomasi, reka mbabwire ko Trump agiye kubaka icyitwa Arc de Triomphe ya mbere ndende ku isi. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwashyize hanze igishushanyo mbonera cya Arc de Triomphe cyangwa se urukuta rw'insinzi i Washington rureshya na metero 73, rukaba kandi urwa mbere rurerure ku isi.
uru rukuta rufite ishusho ya Isa n'iruri i Roma ruzwi nka Roman Arc of Titus, rugaragaza rero intsinzi ya Titus mu ntambara ya mbere ubwami bw'abami bwa Roma bwatsinzemo abayahudi mu mwaka za 1936, 1973, 1974 nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa se Yesu. Urukuta nkuru rero kandi rwubatswe mu Faransa hagamijwe guha icyubahiro ingabo za Napoleon Bonaparte zajyaga ku rugamba zizwi nka Grande Armée, ndetse no kwishimira intsinzi y'urugamba rwitwa Austerlitz ingabo z'Ubufaransa zarwanyemo n'ingabo za Autriche mu Burusiya n'Uburusiya mwaka w'1805. Ikimenyetso cy'intsinzi kandi kizaba kiriho zahabu, gifiteho ishusho y'ikibumbano kimeze nka Statue de Liberté gihagaze hejuru ariko ikagira amababa nk'ay'abamarayika. Ku nkuta zarwo rero hazaba kandi handitseho amagambo agira ati igihugu kimwe mu biganza by'Imana n'uburenganzira n'ubutabera kuri bose. Urukuta rugenewe kandi kwibuka isabukuru y'imyaka 150 Amerika imaze itangaje ubwigenge bwayo mwaka w'1776. Ruzubakwa hagati y'urwibutso rwa Abraham Lincoln n'irimbi rya Arlington rushyinguyemo abarenga 130,000. Kugira ngo urukuta kandi rw'intsinzi rwubakwe bisaba ko umushinga we wemezwa na komisiyo ishinzwe ubugeni yagizwe n'abantu Trump yishyiriyeho. Muri Mutarama 2026 Trump yavuze ko yifuza ko Arc de Triomphe izaba ariyo ndende ku isi. Reka tujye rero kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, ati babashyikirije abicanyi Nduhungirehe ku basirikare b'Ababiligi basize abatutsi mu menyo y'Interahamwe i Nyanza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagaragaje ko kuvuga ko ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni Minuar zatereranye abatutsi ari ukoroshya inyito, kuko ahubwo ibyo bakoze ari ukubashyikiriza abicanyi. Yabivuze ku itariki ya 11 Mata 2026 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe abatutsi muri Eto Kicukiro, ubwo ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni Minuar zavaga mu Rwanda zigasiga abatutsi barenga 2,000 kandi bari bahungiye mu menyo y'Interahamwe. Nduhungirehe agaragaza ko ubundi nta musirikare w'umwuga wakora ibikorwa nk'ibyo izo ngabo zakoze mu Rwanda. Ati rimwe na rimwe rero tujya kandi tubyoroshya, ati tuvuga ati kuvuga ko ingabo z'Ababiligi rero zateranye abatutsi tuba tubyoroheje, ati kuko igihe izo ngabo zahabwaga amategeko yo kuva muri Eto bakazinga ibikoresho byabo n'imbwa zabo, icyo gihe hanze ya Eto kandi hari Interahamwe zizunguza imihoro. Umusirikare wese rero w'umwuga ati ubonye icyo gikorwa yarangiza akagenda asize abasivili, abona abicanyi, abona imihoro ntabwo ari uguterana abatutsi ahubwo ni ukubashyikiriza abicanyi. Yavuze icyo gikorwa kiri mu byerekana uruhare rw'ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga muri Jenoside yakorewe abatutsi, kandi bitatangiye mu mwaka w'1994 gusa, ahubwo uruhare rwayo ruhera igihe abakoloni bageraga mu Rwanda, cyane cyane Ababiligi, ari nabo rero kandi bacengeje politiki y'amacakubiri mu Banyarwanda. Bwana Nduhungirehe yasobanuye ko uruhare rw'intmiryango rugaragarira kandi mu byiciro bitatu by'ingenzi. Icya mbere cyari politiki y'amacakubiri yazanywe n'abakoloni b'Ababiligi, aho bigishije amoko ndetse na gahunda zo gutanya Abanyarwanda kugira ngo babayobore. Abakoloni kandi bakomeje kwigisha ndetse no gushyigikira umugambi wo kwica abatutsi uhereye mwaka w'1959 babyitirira gukuraho ingoma ya cyami. Byakomeje mu myaka y'1961 kugeza 1963, ari nabwo kandi habayeho icyo bise Jenoside bwa mbere mu Rwanda, kuko hishwe abatutsi barenga 35,000, abandi benshi barahunga, kandi icyo gihe ingabo z'Ababiligi zabigizemo uruhare rukomeye. Icyiciro cya kabiri cyari ugutegura Jenoside nyirizina, aho uhereye mu mwaka w'1990 ubwo ingabo za RPF kandi zatangiraga urugamba rwo kubora igihugu mu Rwanda, hoherejwe ingabo nyinshi cyane zirimo iz'Abafaransa zagumye mu Rwanda zigatangira gutoza Interahamwe ndetse n'ingabo z'u Rwanda ex-FAR.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko icyo gihe kandi hatanzwe raporo nyinshi n'ingabo zari mu Rwanda harimo n'izatanzwe na Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo za Loni icyo gihe asaba kongererwa ingabo n'ibikoresho agahagarika umugambi wa jenoside ariko Loni ikamubera ibamba. Ku itariki ya 11 Mutarama yohereje kandi ibimenyetso abwira umuryango w'abibumbye ko hari umutangabuhamya uvuga ko i Kigali hari intwaro ziteganywa gukoreshwa mu kwica abatutsi. Yashakaga kandi guhabwa uburenganzira bwo kujya gukuraho izo ntwaro, ariko uwari uhagarariye ubutumwa bw'amahoro icyo gihe yamubwiye kujya kubibwira Perezida Habyarimana, kubibwira rero uwariho kandi ategura jenoside ko babimenye. Ubwo nabwo n'ubugwari bwa Loni. Jenoside yaje kandi kuba ariko Loni ikomeza kandi kugambanira abatutsi kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukura ingabo zabo mu Rwanda. Tariki 21 Mata akanama k'umutekano ka Loni kafashe umwanzuro wa 1912 gafata icyemezo ko aho kugira ngo gatabare gafata icyemezo cyo kuvana ingabo za MINUAR mu Rwanda ziva ku 2548 zigera kuri 170. Icyo gihe igihugu cyose cyari mu birogo ari kuba jenoside, ariko umuryango Loni kandi washyiriweho kurwanya ubwicanyi nk'ubwo ubona ko igikwiye ari ugukura ingabo zabwo muri icyo gihugu. Icyiciro cya gatatu cyari ugutanga ubutabera ndetse no kwemeza ko mu Rwanda habereye icyaha cya jenoside cyakorewe abatutsi byagoye u Rwanda cyane kuko ibihugu by'ibihangange bitashakaga ko yitwa jenoside yakorewe abatutsi kuko babyitaga jenoside yakorewe mu Rwanda. Kugira ngo tariki ya 7 Mata yemerwe nk'umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 byatwaye imyaka 26 kuko wemejwe bidasubirwaho mu mwaka wa 2020. Nduhungirehe yasabye kandi urubyiruko kuzirikana ko ingengabitekerezo ya jenoside igihari kandi ari inshingano zarwo kuyirwanya. Abanyarwanda bose ntabwo rero barabohoka, hari urubyiruko cyane ururi hanze y'u Rwanda rugifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ndasaba urubyiruko kandi bagenzi babo kubigisha byaba ngombwa ati bagahangana nabo bakababwira ukuri. Igikorwa cyo kwibuka jenoside ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 cyabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka Walk to Remember no gushyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'abatutsi barenga 2000 kandi bari bahungiye muri Eto Kicukiro bakaza kwicirwa i Nyanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Reka rero duhindure ingingo, ariko kandi tukiri kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Amakuru akomeye cyane yagarutseho ku munsi w'ejo, akaba abwirwa ko abanyarwanda rero bakwiye rero kwibagirwa jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe n'umunsi Nduhungirehe abwirwa ko abanyarwanda bakwiye kwibagirwa jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko hari abantu ku isi batumva akamaro ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kuko bumva ko ari ibintu byabaye bikarangira, ubuzima bukwiye kandi gukomeza. Ibi yabivugiye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi gitegurwa n'umuryango w'urubyiruko uzwi nka Our Past Initiative kiba rero buri mwaka ku itariki ya 9 Mata. Bwana Nduhungirehe yabwiye urubyiruko ko kwibuka hari ababyumva nk'inzika kuko bumva ko jenoside ari ibintu byabaye bikarangira bidakwiye kandi guhora byibukwa. Ati kwibuka ni ibintu byangombwa kuko hose ku isi ntabwo ariko babyumva, hari abumva ko tugomba kandi kwibagirwa tugakomeza ubuzima. Nge rwose hari ababimbwiye bati ariko rwose abanyarwanda ati murakabya, ati mwagakwiye rero kwibagirwa ubuzima bugakomeza. Yakomeje avuga ko ariko ntibishoboka ati kubera uburemere bw'icyaha cyakorewe muri iki gihugu. Jenoside yakorewe abatutsi yaguyemo abantu barenga miliyoni ku baturage barengagaho gato miliyoni 7.9 mu munsi 100 gusa. Rero ni icyaha cy'indengakamere ati ku buryo tugomba kandi gukomeza kwibuka ubuziraherezo. Nduhungirehe yagarutse ku mateka y'u Rwanda uhereye imbere y'ubukoloni, uko ibyiciro by'ubudehe kandi bya Hutu, Tutsi na Twa byahinduwe ubwoko, uruhare rw'Ababiligi mu kwigisha ndetse no kwimakaza ingengabitekerezo na politiki y'amacakubiri. Agaragaje ko iyo politiki yakomejwe n'abari abayobozi b'u Rwanda uhereye kuri Gregoire Kayibanda kugeza kuri Juvenal Habyarimana, ndetse nuko yaje kandi gukomera ikigishwa abantu bose uhereye ku bana batangiye kandi kumenya ubwenge mu mashuri. Ati mu isomo ry'amateka nta mwana washoboraga kandi guhaguruka mu Batutsi. Murabizi bya bindi byo mu mateka ngo bakanjogera ngo bahagurukaga ashinze icumu ngo rye mu ruhinja rw'umuhutu. Ati ibyo rero bakabyigisha barangiza kandi bakababaza ngo abahutu ati bahaguruke, ati bagahagurukira rimwe, ariko abarimu bo babaga babazi n'ababyeyi babo bati wowe papa wawe ndamuzi icara.
Yasobanuye ko ibyo rero aribyo byatumye rero jenoside igira ubukana nk'ubwo yagize kuko abanyarwanda bari barigishijwe urwango imyaka irenga 30. Jenoside yakorewe abatutsi ariko iyo inategurwa abanyarwanda kandi batarigishijwe urwango imyaka 30 ntabwo yari kugira ubukana nk'ubwo yagize. Wa mwana wigishijwe ko mugenzi we ari mubi, kumubwira kumwica byabaga rero ari nk'ikintu cyo gukunda igihugu ndetse nko kwikiza umwanzi. Yagaragaje ko n'uburyo rero yakozwe iyo abantu kandi baba batarigishijwe ingengabitekerezo ya jenoside barenga miliyoni batari kuhasiga ubuzima. Ati jenoside ntabwo yakozwe n'interahamwe gusa kuko hari aho bigenda bivugwa cyangwa se ingabo za Habyarimana gusa, iyo ikorwa n'interahamwe gusa ati hari abantu benshi bari kurokoka, ariko siko byagenze, yakozwe n'abaturanyi n'abandi nk'uko twabyumvise mu buhamya ati guhunga byari bigoye. Nyuma ya jenoside rero u Rwanda kandi rwatangiye urugamba rwo kwibaka kunga abanyarwanda ati no guharanira ubumwe bwabo. Ibyo kugira ngo bigerweho byahakozwe byinshi birimo gahunda zo gusana imitima, gushyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kuryoza abakoze jenoside ibyaha bakoze, aho abaturage rero aribo babigizemo uruhare binyuze muri gahunda ya gacaca. Ku rundi ruhande ariko ibihugu by'amahanga byasaga nk'ibitumva neza ibyabaye mu Rwanda kandi byinshi bikabikora nkana, uko bitashaka rero kwemera ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi. Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibyagoye u Rwanda kumvisha ibihugu by'amahanga nko mu Rwanda kwabereye jenoside yakorewe abatutsi atari jenoside yakorewe mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Ati tumaze imyaka 32 twibuka tunazine icyaha aho cyakorewe, byagiye bigaragazwa no mu buhamya ndetse kandi imikino ati yakinwe atari ku mahanga ati byaratugoye ngo byemezwe nk'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma umunsi rero tariki ya 7 Mata, umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi burya wemejwe mu kwezi kwa Mata 2020, ni ukuvuga imyaka 26 nyuma y'uko icyaha gikozwe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yagaragaza ko impamvu y'abanyamakuru yatindije kwemeza uyu munsi nk'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ari uko ibihugu bikomeye cyane umuryango w'abibumbye bitemeraga ndetse kandi bitashakaga ko yitwa jenoside yakorewe abatutsi. Ati wasangaga abanyarwanda aribo bakinginga amahanga ko yemera icyaha cyabakorewe. Uko niko byagenze ati nanjye muri 2014 ati ubwo nari nkiri umudipolomate New York twaraye amajoro twinginga ibihugu ati ko byemera amateka yacu kandi n'ibyo bihugu rero akenshi ati bitaratabaye cyangwa se ngo byaragize uruhare muri icyo cyaha muri rusange. Nduhungirehe rero yagaragaje ko ubu ikibazo gihangayikisha ari ugupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi n'urubyiruko rw'abanyarwanda cyangwa se baba mu mahanga. Yatanze urugero ku ihuriro rya Jambo Asbel rigizwe n'abana bakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Agaragaza ko iri huriro kandi ryitwa ko bazira kuba ngo baturuka ku babyeyi ndetse ngo b'abanyabyaha, ndetse kandi bakavuga ko jenoside itateguwe ahubwo ngo ibyabaye ari uburakari abahutu ngo bagize batewe n'uko abatutsi babiciye perezida wabo ari we Habyarimana. Yasabye urubyiruko rwo guhagurukira kurwanya abo bantu, kwihugura ku mateka, kwigishanya amateka ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Atumwe bw'abanyarwanda rero ubworoherane kumva ko abanyarwanda kandi turi kumwe tugomba kandi kubishyira imbere, ndetse kandi n'urwo rubyiruko rwo hanze rugifite ingengabitekerezo ya jenoside tukababwira tuti musigeho ibyo mwakoze cyangwa se ibyo baso bakoze ntabwo bizongera. Ati kubaho ukundi ati mu Rwanda ibyo bintu tubyumve ati kandi tubifate nk'inshingano. Iki gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi rero cyitabiriwe n'urubyiruko rurenga 10,000 aho rwateraniye ku rwibutso rwa jenoside rwa Nyanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Munyemerere mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibi byiza, tuza gusubira mu makuru masa.